mwuka wera ngwino tuvugishe kandi uduhe kumenya ikiri ku mutima wawe mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo nza kuvuga ibintu byinshi nk'uko byavuzwe. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ayavuga muri bwa butumwa dukunze kuvuga yuko yabuvugiye ku musozi, aho hari abantu benshi bari bamukurikiye. Bimwe mu byo yababwiye ntaza gutindaho, ndibanda cyane ku byo yavuze muri iki gice. Yaravuze ngo abavuga ngo umwami ntabwo ari bo bazabona ubwami bw'Imana. Abavuga mwami ntabwo ari bo bazabona ubwami bw'Imana. Atanga indi critère cyangwa se ikindi kizashingirwaho. Aravuga ngo keretse abakora ibyo Data wa twese ashaka, abo nibo bazabona ubwami bw'Imana. Impamvu yavugaga ibyo ngira ngo twayumva cyane. Ntabwo burya bigoye kuvuga Yesu, nta nubwo bigoye kumuhimbaza, nta nubwo bigoye kuba twanamwambara tukambara ama-t-shirt yanditseho Yesu. Ibyo ntabwo bigoye, ariko burya ahantu bigoraniye no gukora ibiri ku mutima. Aho niho ruzingiye, kuko twese turabizi, uteranyije umubare w'abakristo bari hirya no hino, ukareba n'ibibazo biri mu isi, isi yakagombye kuba ari nziza kurusha uko imeze uyu munsi. Ariko impamvu itameze uko yakagombye kuba imeze ni iki ngiki kiri kuvugwa aha ngaha. Kubera ko kuvuga mwami Yesu ntabwo bihagije. Ese turakora ibyo Data wa twese ashaka? Reka mbisobanure muri ubu buryo, hanyuma nicare mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ni amagambo Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12. Ndayavuga nkoresheje Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'ubu ngubu, cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo kubera ko Imana yabahaye imbabazi, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kubera biragoye gukora ubushake bw'Imana utaritanga ngo ube igitambo kizima. Biragoye kwitanga ngo ube igitambo kizima kandi utaramara kumenya ko Imana yaguhaye imbabazi. Ariko kuko umenye ko Imana yaguhaye imbabazi, ukeneye no kwitanga ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwawe gukwiye. Imana ishimwe cyane. Aho sinshaka kwatinda cyane, ndashaka gutinda ku murongo wa 2. Ku murongo wa 2 rero haravuga ngo, hatangiye havuga ngo kuko Imana yabahaye imbabazi. Ku murongo wa 2 hakavuga ngo ngo ntimukagende mukurikiza imitekerereze n'imigirire y'abiki gihe, ngo ahubwo mwemerere Imana ivugurura imitekerereze yanyu. Turi kumwe? Mwemerere Imana ivugurura imitekerereze yanyu, kuko nimara kuvugurura imitekerereze yanyu, nibwo bwa bushake bw'Imana muzashobora kubusobanukirwa, mukabugenderamo kandi mukabukora. Ndagira ngo mpuze ibyo bintu byombi, hanyuma ndekera aho ngaho. Buri ikibazo ntabwo ari ugukizwa. Ikibazo ntabwo ari ukwitwa ko ndi umurokore nsengera aha cyangwa hari. Ikibazo namenye ko Imana yampaye imbabazi. Ikibazo ese nemereye Imana, naritanze, ndi uwayo. Icya gatatu, nemereye Imana kwivugurura imitekerereze yanjye ku buryo nshobora kurondora ubushake bwayo, akaba ari bwo ngenderamo, niyo bwaba butandukanye n'ubw'isi. Kubera ko doraho ruzingiye, ushobora kuvuga mwami, ariko ugitekereza nk'uko isi itekereza.
kubera ko nawe wari uyirimo, nawe wayihozemo. Nubwo waba waravukiye hehe, ariko wavutse uri umunyabyaha, utekereza nka so Satani. Utemereye Imana ngo ivugurure imitekerereze yawe, uzakomeza gutekereza nubwo uri umukristo, ujye utekereza nk'uko watekerezaga kera. Ariko niwemerera Imana ikavugurura imitekerereze yawe, ubushake bw'Imana uzabusobanukirwa, uburondore, ubumenye kandi ubugenderemo. Ntabwo nzi niba mwumvise icyo mvuze. Amen. Nubugenderamo nibwo uzabona bwa bwami bw'Imana twavugaga hejuru. Amen. Kubera ko ntabwo bihagije kuvuga Mwami Yesu. Ijambo ryakoreshejwe hano rirakomeye mu Kinyarwanda cy'iki gihe. Bavuze ngo mwemerere Imana ivugurura imitekerereze yawe. Ntabwo nzi inzu zo mu Budage, ariko nzi zo mu Rwanda aho nkomoka, cyane cyane aho ntuye i Kigali. Buri myaka 2 cyangwa 3 tugira ikintu cyitwa humidity. Ukabona inzu yafuritse, bikaba ngombwa ko ugira ibyo uhindura ku nzu yawe. Iyo utabikoze ukoraho gutyo ukabona iravungutse, kubera ko humidity bayabaye nyinshi. Dore icyo nshaka kuvuga ni iki gihe. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo munyemerere mbasigira akarangi kuri iyo humidity. Yaravuze ngo munyemerere mbavugururire. Sibyo? Ubonye iyo humidity imeze gutyo ugasigaho akarangi ka Yesu ashimwe, urebye iyo humidity ugasigaho akarangi kavuga ngo nanjye nkora ibitangaza, urebye iyo humidity ugasigaho akarangi ka nanjye nzi kuririmba, nzi gusirimba. Yesu nibyo yavugaga, akavuga tumva rero abavuga mwami mwami, abasiza akarangi ka Yesu ashimwe, ntabwo ari bo bazabona ubwami bw'Imana. Ahubwo dore abazabona ubwami bw'Imana ni abamenye ko hari humidity, bakagenda bakambwira ngo nyabuneka duha. Kandi urwo rugendo rwo guharura utarabikora mu nzu yagira ngo ni ibintu byoroshye. Nukuzana abafundi bagakubita, bagaharura, bakazana ibitiyo, bagatwara hanze ibyo bakuyeho, barangiza bakazana indi sima, bakavanga n'ibindi miti, bakongera bagatera, bakareka bikuma, bakazasigaho akarangi ka mbere, bagasiga ka kabiri. Ni process igoye cyane, ariko dukeneye kwemera kunyuramo kugira ngo umwami wacu naze. Imbere wakoze y'ibibi, ahubwo tuzabe mu babwirwa ngo well done, ngwino kaze neza mugaragu mwiza, ukiranuka, wakiranutse muri bike, injira mu bwami bwashoje. Imana idufashe kuyemerera igahindura imitekerereze yacu. Twemerera Imana ituvugurure, nibwo tuzamenya ubwami bwayo icyo buvuze, tukamenya icyo gukora ubushake bwayo bivuze. Hanyuma nitubugenderamo ntabwo tuzabwirwa. Hari ijambo ntinya n'iri jambo riri, kuba narakoze ibyo nkora byose ntazabwirwa ngo uri inkozi y'ibibi. Burya na sinkuzi nta kitwara, namwe ni mwari munzi ariko mwanyakira, sibyo? Ariko kongeraho ngo wankozi z'ibibi, warakoreye Imana, warihanyaguye, waragize gute, ibyo ni byo jambo ntinya. Kubw'iyo mpamvu rero twemerera Imana ivugurura imitekerereze yacu, tubashe kugendera mu byo yifuza, maze nituyibona ntituzagira isoni. Mwami Imana, ibyo tuvuze ni bike, ariko twirigiye ku Mwuka Wera ari nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo arisobanure mu mitima yacu. Turakwinginze ngo nitube mu bavuga gusa, ahubwo tube mu bakora ubushake bwawe. Nitube mu basimbuka gusa, nitube mu nkozi z'ibibi, ahubwo ngwino tuvugurure. Twereka aho tugitekerereza mu isi, twereka aho turwanya ubushake bwawe rimwe na rimwe tutazi ko ari byo turi gukora, ahubwo duhishurire icyo ukuri gikwiriye kandi cyatuma ubwami bwawe bugaragara.